reka dusuke imitima yacu imbere y'Imana. Mutima wawe ushiremwe impagarara, Mwuka Wera kuzuri akumara impagarara z'ubuzima, kuzuza amahoro Kristo agufitiye, agutere gusogongera no kunezererwa urukundo rw'Imana, akumara imvune z'ubuzima, urukundo rwa Data rukuzenguruke, urwumve ushira imvune, umva uri wenyine, umva utawe, umva nta wakumva. Erega n'ubu nta muntu wakumva ibintu byawe, nawe ubwawe ntubyumva, nta n'undi wabibwira ngo abyumve 100%. Ariko Data wabumbabumbye ingingo zawe utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, aratuzi, aradukunda, adutegerezanye ubwuzu n'imbabazi zitagira akagero. Nta muvuga butumwa uramenya kuvuga urukundo rwe nk'uko ruri, ntituramenya kuruvuga abakundwa, ntituramenya kururirimba nk'uko ruri. Ako bike twasogongeyeho bitugejeje aho duhagaze uyu munsi, tuzengurutswe n'imbabazi ze, tuzengurutswe n'urukundo. Urukundo rwe ruburizamo imigambi ibihumbi ya sekibi, aturinda ibyo tuzi, akaturinda ibyo tutazi, dusimbukisha ibyo twamenye, akadusimbukisha ibyo tutamenye, akaturwanira intambara nyinshi zitagira akagero. Ntabwo iteka arwanisha amaboko yanjye, ntabwo iteka arwanisha gusenga kwanjye, hagira ingabo ibihumbi. Twaritegereje mu gitabo mu Isezerano rya kera, yajyaga arwanisha amavubi, akirukana ubwoko, hanyuma abantu be bakigira imbere, akarwanisha ibibuye binini bivuye mu ijuru, akarwanisha ibitagaragara, inkike za Yeriko zikariduka nta muntu uzikozeho. Afite n'ingabo z'abamarika zijye ziseruka zikaza mu isi, nkuko Yesu yagiye kubona akabona umujenerali uhagaze imbere ye. Ibyo byose Uwiteka arabifite. Yitwa Uwiteka Nyiringabo, Imana iturwanirira, Imana iri mu ruhande rwacu, Imana iri kumwe natwe. Umubisha wacu ninde? Niki kigukanze? Niki kikwambuye imbaraga? Niki kikujuje ubwihebe? Ni igiki umwanzi akoresheje kureshya umutima wawe, akagushika ngo uyobe inzira y'agakiza, akagushika ngo wirwanirire mu bitari byo? Ni igiki umwanzi akoresheje mukunzi? Data, tunejejwe nuko dutegerezanye ubwuzu, tunejejwe nuko uri mu ruhande rwacu ukaba utaducira witeka, tunejejwe nuko yaba amakuba, yaba ibyago, yaba urupfu, yaba kurwaza, yaba ibiteye ubwoba, nta kintu na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwawe. Urukundo rwawe ruratugose, rutubereye umwambaro, rutubereye ubuturo, rutubereye uburinzi, rutubereye ubwugamo nyaguhora ku ngoma. Ubuzima bwacu burashinganywe muri wowe, wadukunze tutakuzi. Uyu munsi turi mu ntabwo zo kumenya sibwo uri butureke mwa. Urukundo rwawe rwarandeheje, ruranzana, runkura mu byaha, runkura mu bihanamanga, epfo iyo ngiye mfuye rubi. Urukundo rwawe ruranzana, urankuruzi neza ngo uyu mwana w'ikirara. Niko wanzanye ntakuzi, niko wanzanye ntanagushatse, niko wanzanye ntafite n'inyota y'ibyawe, niko wanzanye ntakwitayeho. Ndakuze nguteye umugongo, uranakwitayeho, ariko urukundo rwawe ruranzana. Ese uyu munsi nibwo uri butureke? Waduhamagaje imbabazi, uduhamagara kutugirira neza, uduhamagara kudutabara. Ndasenze ngo Umwuka wawe wera yuzuze urukundo mu mitima yarubuze, yuzuze urukundo mu mitima yarutakaje. Mwuka wera w'Imana umanuke mu gusenga kwacu, wegura umutima ucogoye, wegura ubuzima burambaraye, wongere wemeshe umuhungu, wongere wemeshe umukobwa, wongere wambike imbaraga ingingo zacu. Mwami w'aba, twuzuze Umwuka wera kugira ngo urukundo wadukunze rusabe mu mitima yacu, rutumara ubupfubyi, rutumara ubupfakazi, rutumara gutabwa, rutumara ubukene, rutumara imbeho y'ubuzima, rutumare kuboha, rutumara ubupfu, rutumara ibitwisha by'uburyo bwose. Urukundo rwawe Mwami rusabe mu mitima y'abahungu n'abakobwa barimo bagutakira. Urukundo rwawe Mwami rwuzura ingingo zacu, rwuzura imyuka yacu, rwuzura ibice byose bitugize, maze duhemburwe rwose. Twongere duhemburwe Mwami w'aba, twongere duhemburwe. Umuriganya yaraturiganyije, atubwira ko tutemewe, atubwira ko mubagirirwa neza tutarimo, atubwira ko mubakira ibyaha tutarimo, atubwira ko mubakira ubupfu n'ubupfumu tutarimo, atubwira byinshi natwe turemera. Mwami turagarutse, tuje turi ikivunge, tuje turi abahungu n'abakobwa wameneye amaraso, turaje mukunzi mwiza ngo twuzuze ibyawe.
uvura imvune ziri mu mitima yacu, uvura imvune ziri mu mitima yacu, uvura ibikomere biri mu mitima yacu bidutera kutiringira amagambo yawe. Vura mwami, vura mwami, dukize imvune zo mu bwana, dukize imvune z'igihe twasamwaga na ba mama, dukize imvune zo mu bukumi no mu busore, dukize imvune zo mu nshako, dukize imvune zo mu buzima zidutera kutakwiringira, zituma amagambo yawe abaye amagambo atari ubuzima. Dukize mwami, duhembure mwami, duhembure mukunzi mwiza. Turaje ngo twakire imbaraga zawe uyu mugoroba, twakire imbaraga zawe zidushoboza gukora ibyo ushaka. Ngo wari uduhamagariye kudutera gushushanywa n'umwana wawe mukunzi mwiza. Dore intege nkeya ziratwuzuye, zitunanije gushushanywa n'umwana wawe ukunda, zitubujije gusa nawe. Ngwino tuvure, ngwino duhembure, ngwino dukize, ukize ingingo zacu, ukize ahacu hapfuye, ukize ikintu cyose kidasa na Kristo muri twebwe mwami. Ngwino ukitumaremo kubw'imbabazi, utwuzuze umutima w'imbabazi nk'uko yari ufite, utwuzuze umutima w'ubugwaneza nk'uko yari ufite, utwuzuze umutima wuzuye urukundo nk'uko yari ufite, utwuzuze kukumvira nk'uko yakumviye kugeza mu rupfu. Ngwino twuzuze ubuzima bwa Kristo, ngwino dutere gushushanywa nawe. Utugenze uko ushaka, utugenze uko ushaka, kuko uko ushaka niko kwiza. Mwuka wera wowe utunihira iminwa itavugwa, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Ni ukuri ntituzi uko dukwiriye gusenga, ntituzi ikibanza n'igikurikira, ntituzi aho twahera n'aho twarangiriza, yewe ntituzi n'ibyo dukwiriye, ahubwo ibyo twisabira wowe bitanashinga. Ayi mwami wanjye, mwuka wera w'Imana, ngwino utwigishe gusenga ibigendanye n'ibiri mu mutima wa data. Ngwino utwumvishe ko imigambi papa dufitiye ari myiza kuruta ibyo twipangiye. Ayi mwami wanjye, ngwino duhe kubaho kubwe, kubaho kubwe, kubaho kubwe. Uhindukize abateye umugongo inzira ze, ugarure mwami abatanye, ugarure abumvaga ibyo bibwira ibyo byiza kuruta ibyo byakira imbaraga zawe. Mwuka wera w'Imana, tuguhaye ikaze mu muntu wacu wamwe imbere, wuzure umwuka wacu, uhembure ibyo mu bugingo byapfuye, uhembure ibyo mu mubiri byapfuye, utwuzuze kubaho kwawe. Mwuka wera tuguhaye ikaze, tuguhaye ikaze. Ngwino tubundikize presence yawe, ibyari bipfuye bizuke. Ngwino tubundikize kubaho kwawe, indwara zihunge. Ngwino tubundikize kubaho kwawe, agahinda gahunge. Ngwino tubundikize kubaho kwawe, intege nke zishire. Ngwino tubundikize kubaho kwawe, tubashe kwiruka, tubashe gushobozwa ibyo data ashaka. Ngwino tubundikize kubaho kwawe, maze ijuru n'ibiriyo n'ibyacu tubikiwe bihinduka umugabane wacu tukiri inaha ngaha. Twuzuza umunezero w'agakiza, twuzuza ibyishimo by'umwuka wera, twuzuza imbaraga mu bugingo, kugira ngo twari dusigaye dukambakamba twongere twiruke rwose, twongere dusiganwe rwose. Amaboko yacu yongera afora imiheto y'imiringa, amaboko yacu yongera yigishwe kurasana. Mwami w'abami, duhagarike kuri wowe maze dushimangirwe rwose, utwemeshe aho twari duhetamishijwe n'ibihe. Emesha aba bakobwa bawe, emesha aba bahungu bawe aho ibihe byari biduhetamishije. Tubundikize umwuka wawe, ibyapfuye muri twebwe bizuke. Tubundikize umwuka wawe, ibyo twabwiye ko bidashoboka bihinduke ibishoboka. Tubundikize umwuka wawe, amaripoti yo kwa muganga, amaripoti yo mu isi ahinduke mu izina rya Yesu. Tubundikize umwuka wawe, buri rugingo rwacu rudafite ubuzima rwongere ruhabwe ubuzima bwawe data. Dutwikirane n'ibyacu, udutwikirane n'abacu, udutwikirane n'imiryango yacu, udutwikirane n'igihugu cyacu, udutwikirane n'itorero ryawe. Ahatari ubuzima bwawe bwongere bugaruke. Mwuka wera, tuguhaye ikaze, tuguhaye ikaze ngo dusabe, utwuzuze ubumana, twuzuze gusa na Kristo, twuzuze kunesha nk'uko yanesheje, utwuzuze kumvira data nk'uko yamwumviye, kugeza mu rupfu, kugeza ku musozo w'urugendo tudacogoye. Mwuka wera w'Imana, ngwino ukomeze ingingo zacu, ngwino ukomeze amaboko yaratenyerutse, ngwino ukomeze amavi yasukumaga, ngwino wongere uduhe kureba. Reka amaso yacu arebe uko ushaka ko tureba, reka amatwi yacu yumve uko ushaka ko twumva, reka imitima yacu isobanukirwe uko ushaka ko dusobanukirwa. Reka ijambo ryawe ryari tubanye nk'amagambo y'abantu, tugatangira kurikerensa no kutaryumva no kutaryakira. Reka rigaruke mu buzima. Ijambo ryawe ryose twumvise riduhindukira ubuzima, riduhindukira ubuzima. Mwami wacu Yesu Kristo yashubije Satani arimo ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Twariye umutsima usanzwe utunga imibiri yacu, ariko reka amagambo yawe abe mazima. Mwuka wacu uhembuke, umuntu wacu wamwe imbere yongera agaburirwe, abyibuhire muri wowe, ashorere imizi muri wowe, yubakwe
yandikwe muri wowe atagicogora rwose, atakinanirwa rwose. Reka wari wihebye ijwi ryawe ribe rizima mu matwi ye, ribe rizima mu mutima we, utari ukikumva yongera kumve. Reka twumve ijwi ryawe nyaguhora ku ngoma, reka amagambo yawe mazima muri twebwe. Mwuka wera w'Imana, bundikira ibyari bipfuye muri twebwe byongere bibe bizima. Reka amaso yacu akubone, amatwi yacu akumve, imitima yacu gusobanukirwe. Erega ni twebwe ufite, watugize intumwa mu cyimbo cya Kristo. Twagenda dutwaye iki mwami? Twaguhagararira gute tutariho? Ongera utwemeshe, ongera utubyutse, ongera twuzuza imbaraga zawe, ongera twuzuza ubutunzi butagira akagero buzanwa no kukumenya Kristo, maze tukugendere. Akanwa kanjye gahinduka kawe, amaso yanjye ahinduka yawe, amatwi yanjye yumva ibyo ngomba kumva, ibiganza byanjye bigukorere, amaguru yanjye gendere, ubuzima bwanjye bubere gusohoza imigambi yawe. Tugeze aho ngaho mwami w'abami, dore niwe ndumwe ufite mu muryango w'iwawe, dore niwe ndumwe ufite mu rugo rwe, dore niwe ndumwe ufite muri ya karitsiye. Twuzuza ibyawe nyagora ku ngoma, twuzuza ibyawe, dutwikiriza ubumana bwawe, dutwikiriza umwuka wawe, kugira ngo ubuzima bwawe buze mu ngo z'iwacu. Reka tube cano itwara ubwiza bwawe mu miryango y'iwacu, reka tube cano itwara ubwiza bwawe mu rubyaro rwacu, reka tube umuyoboro utwara ubwiza bwawe kuba twashakanye, reka tube umuyoboro utwara ubwiza bwawe mu miryango twashatsemo, reka tube umuyoboro utwara ubwiza bwawe aho dukorera n'aho twirirwa. Turi hano ngo utwekipe, turi hano ngo utwambike, turi hano ngo utwuzure, turi hano ngo utwuzuze ibyawe nyagora ku ngoma. Reka hanjye habure hasigara ibyawe, reka ibyanjye binshiremo mwami, nuzurwe nawe, nyuzuza ubwiza bwawe, nyuzuza kubaho kwawe, ibyanjye bishire, ibyawe byuzure nyagora ubuzima bwawe mwami. Ubuzima bwawe mwami bwinjire mu magufwa arwaye, bwinjire mu mitsi irwaye, bwinjire muri organe zirwaye, bwinjire muri buri gace gapfuye, kacira ubuzima mwami. Nibyo tuvuze ku bacu mwami. Ureba abahungu n'abakobwa bitirirwa izina ryawe, barwaje ababo bakuzi cyangwa batakuzi, maze ubwiza bwawe bubarasire, mwuka wawe babundikire, bakira amagara mazima akomoka muri wowe. Waratubwiye mu ijambo ryawe mwami ngo ubabarira gukiranirwa kwacu kose, ukadukiza n'indwara zacu zose. Tuhamagara umwuka wawe ngo atwikire abacu bakira indwara z'umubiri. Turahamagara umwuka wawe ngo atwikire abacu bakira indwara zo mu bugingo. Ubwihebe buhunge, agahinda gahunge, ibyaha bihunge mu izina ryawe Yesu. Tuhamagara umwuka wawe ngo atwikire imiryango yacu nyagora ku ngoma. Abarorongotanye umucyo wawe ubarasire. Turakwereka abahungu bacu barorongotanye, turakwereka abakobwa bacu barorongotanye, turakwereka abagabo n'abagore barorongotanye, turakwereka ababyeyi, tuzanya abavandimwe bacu nyagora ku ngoma bapfuye bahagaze, bamwe muri b'imibiri n'imizima ariko imitima irapfuye, ubugingo bwamwe imbere burapfuye. Turasenze mu mwuka wawe batwikire, ubuzima bubagarukemo, ubuzima bubazemo, igitwikirizo umwa Satani yabatwikirije ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabarasira gishwanyagurike kubw'imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Bahuzwe n'ubuzima bonekera muri wowe, umucyo waturasiye nubarasire, ijambo ryawe ribe rizima muri bo, baguhindukirire, amavi yabo agupfukamire. Turavuga kwihana mu mitima yabo, turavuga guca bugufi no kuguhindukirira. Turasengera baguye, bahoze bahagaze mwami. Turabakweretse mwami, abo bakobwa beza bigeze kuguhamya, abo basore bigeze kuguhamya, abo bagabo bigeze kuba mu nzu yawe, abo bagore bigeze kugukorera mwami w'abami. Turasenze ngo imbabazi zawe zongere zibegure, ubuntu bwawe bwongere bubegure. Harimo inshuti zacu, harimo abavandimwe bacu, harimo abo twagendanye mu rugendo, harimo abadukomeje, harimo abatubwirije mukunzi mwiza. Turakwinginze kubw'imbabazi zawe mwami, tukiri ku mavi tukiguhendahenda, reka umucyo mu maso bavire, uburiganya bwa Satani busenyuka mu mitima yabo, ibinyoma by'umwanzi bimenagurike, ibyo yabarehesheje n'ibyo bakubitishije bakarambarara byamburwa imbaraga. Iyo nkoni ye ntikomeze kubageraho ubutware mu izina ryawe Yesu. Ubwiza bwawe nibubarasire, imbabazi zawe wongere bazisogongere, urukundo rwawe wongere barwumve, ibinyoma by'umwanzi bihinduka ubusa mu mitima yabo, bahure n'urukundo rwawe, bakira imbabazi zawe nyaguhora ku ngoma. Ubu turindishije imbabazi n'ubuntu, turingingira abo bakundwa mwami
ngo ubuntu bwawe bubegure, ubuntu bwawe bubegure, ubuntu bwawe bubegure, ubuntu bwawe bubegure mwami w'abami. Reba bariya bavuga butumwa, reba bariya abagore basengaga, reba bariya abana bagukoraga n'ishyaka ryinshi, ubeguze imbabazi mwami, ubeguze imbabazi. Uburiganya bwa sekibi bwababashije tubwambuye imbaraga n'ubushobozi kuri bo mu izina rya Yesu. Ibicaniro by'umubi byongera bikabahamagara, bikabakurura, bikababasha, tubisutsemo amaraso ngo abizimye, abyambura imbaraga, ingoyi zibaboshye zicikagurika mu izina rya Yesu. Umucyo wawe mwami ubavire kubw'imbabazi zawe, umucyo wawe ubavire kubw'imbabazi zawe. Urakoze kuri umunyembabazi, urakoze ko wazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye. Imbabazi zawe zitugeraho, imbabazi zawe ziratukwegura, ubuntu bwawe nibwo butumye tudashiraho mwami w'aba. Uyu munsi tugeze ubuntu bwo kuba imbere yawe. Hari igihe bari bahagaze batwingingira tutaranakizwa, mukunzi mwiza, natwe turahagaze ngo wibuke imirimo yabo, wibuke imbabazi, wibuke imbabazi, ubeguze imbabazi mukunzi mwiza. Mwanze ntakomeze kubivuga hejuru, kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe. Mwami turasengera bene wacu b'Abanyarwanda ngo beguze imbabazi mwami. Duciye bugufi tukwinginga ngo duhe umutima wihana, uduhe umutima uciye bugufi, uduhe umutima ugukenera nk'Abanyarwanda, uduhe umutima ugushaka, uduhe umutima wemera ko ari wowe Mana umuremyi w'ijuru n'isi, uduhe imitima iguhindukirira mwami, udukize ubwibone budutera kutagukenera, maze mwami uduhe kugira ngo duciye bugufi mwami tugukenere, amavi yacu agupfukamire, indimi zacu zivuga ko ari wowe Mana. Kubw'imbabazi za udutwikiriza agakiza ku misozi y'u Rwanda, ku bibaya by'u Rwanda, kuri buri rugo rw'Abanyarwanda, udutwikiriza agakiza, utwigarurire mwami. Tubona abantu basiganwa bihana, tubona abantu basiganwa bakugana, udusukira imbaraga mu itorero ryawe, utubyutse umuriro wawe Mwuka Wera ugaruke mu nsengero zacu, wake aho waka urushaho kwaka, aho wazimye wongere uwucane. Kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe dusengera abakozi bawe bafite ishyaka ryo gukangurira benshi ku bukiranutsi, ubakomereza amaboko, ubakomereza uruhanga, ubarinde gucogora. Ijambo ryawe tuvuga ngo yewe wibwira ko uhagaze we ngo niwirinde utagwa, barindire mu buntu bwawe no mu mbaraga zawe nyaguhora ku ngoma. Abo basenga binginga hirya no hino, abo tuzi n'abo tutazi, ubakomereza amaboko, imyambi y'umwanzi ntibashobore. Iyo yabajombye ijomboke mwami, ijomboke muri bo, bakomeze batwazanye mwami w'abami, basohoze icyo bashakaho, bagukorere baguwe neza, buzuwe n'amahoro yawe mu mitima yabo, buzuwe n'imbaraga zawe mu bugingo bwabo, basohoze icyo bashakaho mukunzi mwiza. Urakoze mwami, turagushimira bakangurira abandi ku bukiranutsi, turagushimira impano ziri muri kino gihugu, turagushimira abaririmba tugahembuka, turagushimira abavuga ubutumwa bwiza tugahembuka, turagushimira abasenga amaboko yacu agakomezwa, turagushimira abatanga ibyabo nyaguhora ku ngoma n'umutima wera n'umutima ukunze. Uwiteka Mana Nyiringabo, abo bose bakomeze mu buntu bwawe, kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe. Ubutumwa bwiza nibuvuge muri kino gihugu, ubutumwa bwiza nibugwirire muri kino gihugu, ibinyoma n'ibyamburwa ijambo mu izina rya Yesu. Hagurutse abahanuzi bukuri, hagurutse abigisha bukuri, hagurutse mwami w'abama bungeri bukuri, batijwe umutima nawe mwami. Waravuze ngo nitwinginge ngira ibisarurwa, ngo dore ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Ndakwinginze ngo usange umutima w'abera, usange umutima w'abizera bose, ubibutse ko uyu murimo ari uwacu, ubibutse ko uyu murimo ari twe twawuhawe. Udukangure mwami w'aba, abari mu bitotsi babyutse, abumva byaragenewe abandi, abumva bahugiye mu bindi mwami, ubibutse ko wabahamagariye mwami kubaha umurimo mwiza wo kukunga n'abandi. Wowe data Kristo amaze kutwunga nawe, yaduhaye umurimo umwe rukumbi wo kukunga n'abandi. Turinde kujagarara, turinde kurangara, turinde guhuga nk'abazahora inangaha. Twigisha uko umuntu yakora ariko umutima we witaye ku cy'ingenzi, twigisha uko umuntu yabyara akarera abana ariko umutima we witaye ku cy'ingenzi, twigisha uko umuntu yacuruza agatera imbere ariko umutima we witaye ku cy'ingenzi, aguhuza n'abantu nyaguhora ku ngoma. Twigisha iby'iteka, ibishira bye kutumara imbaraga, ibishira ntibitumara imbaraga mwami. Reka umutima wacu be connecte kubyiteka, kubidashira, kubyigihe cyose. Se buryo urambye ngo umuntu byamumara cyaramutse atunze iby'isi byose ariko yarangiza akarimbuza ubugingo bwe. Dukangure, dukure mu bitotsi ibishira bye kutumara imbaraga, dukure mu bitotsi mukunzi mwiza. Utwibutse ko turi abagenzi, turi abagenzi, turi abagenzi, iwacu sinangaha.
ngo nta musirikare wakwishyira mu by'ubugingo ngo bakinejeje uwo mwandikiye umusirikare. Twibutse ko mwami turi ku rugendo, ko turi ku rugamba, ko turi abahisi turimo tugenda, ngo isi irashirana n'irari ryayo irimo irihuta ishira. Twibutse mwami gucunguza uburyo umwete, twambika imbaraga twari ducogoye kugira ngo twongere dusiganwe dutwara ibyawe, dusiganwe dusohoza imigambi yawe. Urakoze mwami w'abantu. Twakira imbaraga mu bugingo bwacu, twakiriye imbaraga mu myuka yacu, twakiriye gukomezwa kw'amaboko yacu, twakiriye gukomezwa k'uruhanga rwacu, twakiriye gushyirwa hejuru y'ibyaturwanyaga, twakiriye gushyirwa hejuru y'ibyaducogozaga, twakiriye gushyirwa hejuru y'ibyari bidusabye ngo bitwambure imbaraga, twakiriye kuba hejuru yabyo. Ngo niko abakwiringira bamera, ngo bamera nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Hanyuma nawe ukatugota ngo nk'uko rwose iyo misozi igose Yerusalemu, niko wowe Uwiteka ugota abantu bawe. Twibutse ko tugose maze dutekanire muri wowe. Ngo abakwiringiye baratumbagizwa mu kirere, baragenda ntibacogora, bariruka ntibananirwa, ngo ahubwo bahora basubizwa mu imbaraga. Ndetse niyo baciye mu bikombe bya Baka, ngo babihindura ahantu h'amasoko, bagenda bagwiza imbaraga, kandi imitima yabo bose yishimira kuboneka i Siyoni. Reka umutima wanjye uhorana urukumbuzi rwo kwicarana nawe, reka umutima wanjye uhorana urukumbuzi rwo kukumva no kugutumbira, reka umutima wanjye uhorana urukumbuzi, uhorana inyota, nyuzuza inyota idashira yo kukurebaho Umukiza, nyuzuza inyota y'ibyawe, nyuzuza inyota y'ijambo ryawe, nyuzuza inyota y'amagambo yawe. Uri mwiza kuruta iby'isi byose, uraryoshye kuruta ibyaturyohera inaha byose. Reka biba umugabane w'abera, dukize ibinyoma by'umwanzi, dukize ibihendo bye, tugirire imbabazi. Garura abera batanye, garura abera bayobejwe, garura abahungu n'abakobwa abo tugendana mu rugendo bayobejwe, bagaruza imbabazi. Bohora ababoshye, bohora abatsikame n'ibyo batazi inkomoko yabyo, bashyire hejuru y'ibibarwanya kubw'imbabazi zawe. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo hari kurira kwararira umuntu, ngo ariko mu gitondo impundu uzavuga. Mwami kubw'imbabazi zawe bangukana igitondo cy'impundu iwacu, mu byacu, mu bacu, bangukana igitondo cy'impundu. Uri mwiza, wuzuye imbabazi no kugira neza, ubushake bwawe no kutugirira neza. Imigambi yawe ni myiza kuri twe. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, mubisha wacu nawe. Uri muri twebwe, urakomeye cyane cyane kuruta uturwanya ari mu isi. Urakoze ku uwo mugabane wahaye abera, ku bugingo bwacu wahishamwe n'ubwa Kristo mu Mana. Warakoze mwami, twibutse rwose umutima wacu ko biri hejuru, nidutana utugaruri, niturangara tugaruza imbabazi, twerekera hatariho, twumva ijwi ryawe rituyobora. Ngwino iyo nzira muba ariyo mufata, amaboko yacu natangira kumanuka, uyazamuza imbabazi. Dukomereza amaboko, dukomereza uruhanga, dukomereza amavi nta suku. Iwawe hari amasoko y'ubuzima, iwawe hari uguhembuka, iwawe hari imibereho y'ukuri ikwiriye. Urakoze kumvise gusenga twasengeye imbere yawe, urakoze kuduhembuje imbabazi no kugira neza. Subize gusenga kose kuri mundi wawe mutima w'umwana wawe, mubere igisubizo. Abonere ubutabazi aho uri, abonere guhozwa, abonere guhumurizwa aho uri. Ucishe kugira neza kwawe mu rugo rwe, mu bantu be, mu bintu bye, abone ineza yawe. Data urakoze kumvise gusenga kwacu iri joro, uduhe kurota ibyo mu ijuru, uduhe kumva ijwi ryawe.
abana bawe barare neza, abatagira ibitotsi babihabwe, abararaga nabi barare mu gituza cyawe, abo umwanzi yatereraga mu nzozi bakingirwe n'amaraso yawe, umwanzi ababure burundu, uwo muryango ukingwe n'amaraso yawe. Tubyukane imbaraga zo gukora ubushake bwawe, tubyukane imbaraga zo gusenga, tubyukane imbaraga zo kwiruka dusohoza ubushake bwawe aho twirirwa naho dukorera. Mvuze umugisha ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, mvuze umujyo byose ryaba ryarashyizwe ku buzima bwabo ngo be guhirwa, ryamburwa imbaraga n'ubushobozi uyu mwanya mu izina rya Yesu. Umugisha ubagane, umugisha ubayoboke, umugisha ubarokarize, umugisha ubabeho, maze nabo bagwiza imbaraga zo gukora ibyo ushaka. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire, ubwiza bwawe nibutwikire igihugu cyacu, amahoro yawe abe muri kano karere, intambara z'urudaca zishyirwaho iherezo kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Urakoze papa, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.